Yesu nashimwe cyane muri iki gitondo cyiza cy'umugisha twongeye kubaha ikaze muri ya gahunda yacu buri gitondo hamwe na Kristo umwami. Yesu natugiriye neza kandi Imana y'amahoro niduhana umugisha. Ndabizi yuko buri wese wabyutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, harabyuka baseka, nkunda kubibabwira cyane. Abantu bose ntabwo babyukira muri mudu zimeze kimwe cyangwa mu bihe bimeze kimwe, birumvikana niko isi iteye. Nkunda kubabwira ngo ubwo nibwo bumana bwayo. Hari ababyuka bari mu byishimo, hari ababyuka bari mu mubabaro, ariko muri byose biratubwira ngo mu bihe byose mujye mushima Imana, muhimbarize Uwiteka ko ari mwiza, ko izina rye k'imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe cyane kandi ibyaremwe byose bimushime. Ujye ubyuka mu gitondo uhimbariza Uwiteka ko imbabazi ze zihoraho iteka. Izo mbabazi ze nizo zituma umuseke udutambikira. Imana ishimwe cyane. Reka mbasuhuze rero abari mu mpande nyinshi zitandukanye z'isi, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Nimuhabwe umugisha n'Uwiteka kandi Imana y'amahoro nibane namwe, nibishimire muri byose. Abari mu Rwanda turabashuhuje, tubahaye ikaze muri kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Abari udukurikiranye bari mu mahanga, Imana y'amahoro nibagire neza cyane kandi muhaye muronke, mubane n'Imana ibihe byose, Imana ibafashe. Rero ni muri cya kiganiro cyacu nk'uko dusanzwe tuganira, twiyegereza Imana mu gitondo, dusenga, twinginga Yesu kuko isi niwe yuzuye n'ibyo Uwiteka. Ubaririmbye niwe baririmbye ngo nuzinduka kare cyane ukajya guhaha ukaronka, ujye ushima Imana kuko umugisha ni Uwiteka. Ukore ariko umugisha uva mu kuboko kwisumba byose. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turongera kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko turaba turi ku ntego ivuga ngo kuba umuswa mu bibi. Kuba umuswa mu bibi buba bukeye, umunsi ufite amasaha menshi. Uba ugiye kwirirwa muri iyi si, uba ugiye kwirirwana n'abantu benshi batandukanye, uba ugiye kwirirwa mu kazi kenshi cyangwa se mu bintu byinshi bitandukanye. Ntabwo uri wenyine, uri impande z'abantu, uri impande y'ibintu, uri muri environoma irimo ibintu byinshi bitandukanye. Harimo abakirisitu, harimo n'abatazi Imana, harimo abakozi b'Imana, harimo n'abasatani. Byose birashoboka kandi nawe ubwawe wibitsemo wowe, tuvuze ngo wibitsemo wowe, uba ushobora gukora ibintu byinshi bitandukanye. Rero muri iki gitondo reka mbabwire ngo wige kuba umuswa mu bibi uyu munsi muri iki gitondo, kandi bizakubera umugisha nubigira intego zawe za buri munsi. Ni gute umuntu aba umuswa? Mu bisanzwe iyo umuntu abwiye umuntu ko ari umuswa biramubabaza, kandi biba ari byo koko kuba runaka ni umuswa, runaka nta bwenge, biba bivuze ngo nta bwenge afite. Birababaza, ariko iki gitondo reka nkubwire ngo ibi ngiye kuvugana nawe mu ijambo ry'Imana tugiye gusoma bye kukubabaza, ahubwo bigira intego zawe z'umunsi kandi za buri munsi mu buzima. Bibiliya ivuga iki mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 16:19? Haravuga ngo igituma mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, nicyo gituma mbishimira. Imana ishimwe cyane. Ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza, mukaba baswa mu bibi. Yesu nadufashe cyane. Pawulo yandikira Abaroma ageze muri iki gice cya 16, yatangiye abatashya, munahirize runaka yangiriye umumaro, munahirize runaka. Imana ishimwe cyane. Dukumbuye bino bihe. Munahirize runaka yagiye avuga amazina yabo atandukanye. Munahirize Foyibi yangiriye umumaro, umudiyakoni w'itorero ry'Inkenkareya. Munahirize Purisikira Nakwira bakoranye nanjye muri Kristo Yesu. Mbese yagiye atashya abantu. Munahirize itorero ryo mu rugo rwabo. Munahirize Epayineto uwo nkunda, ariwe muganura wabo muri Aziya, bahindukiriye Kristo. Munahirize Mariya wabakoreye cyane. Munahirize Andironokiya na Yuniya dusangiye ubwoko. Mbese ni benshi cyane yagiye asuhuza, ariko
bose yabasuhuzaga afite impamvu abasuhuza. Runaka yangiriye umumaro, runaka twarakoranye, runaka afite umumaro itorero, runaka yakira abashyitsi, runaka ni umugwaneza, runaka afite byinshi bituma babatashya, afite byinshi bituma babasuhuza. Mubansuhuriza abera biroma, mubansuhurize. Imana ishimwe cyane. Nawe reka nkubwire ngo ahantu uhagaze bakunsuhurize mu izina rya Yesu Kristo. Nimba hari imirimo y'abera ufite muri karitsiye, mu kazi ukora, muri gahunda zose zitandukanye, umuntu wese yifuza kuko biruhande yifuza kubana nawe, akavuga ati runaka yari ahangaha mba numva nguwe neza. Ni ukuri reka sindi bumere nk'uko Pawulo yandikiye Abaroma babwira ngo bamusuhurize bano bantu. Reka nanjye nkubwire ngo umwuka w'Imana gusure, umwuka w'Imana gusuhuze, niko navuga. Kristo Yesu abane nawe. Nimba ufite imirimo myiza y'abakiranutsi, ufite imirimo myiza y'abera. Hanyuma rero Pawulo ababwira abasuhuza, ariko ageze ku murongo twasomye ababwira ko impamvu babwira ibyo byose ni ukuri ntabwo ari iy'ubusa. Impamvu arimo ababwira ibyo byose, impamvu arimo abarata, impamvu arimo abavuga, impamvu arimo abasuhuza, ngo icyatumye mbabwira ibyo ni uko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Isi yose irabazi, abantu bose barabamenye, aho mutuye barabamenye, karitsiye mubamo barabamenye ko kubaha Imana kwanyu kwaramamaye. Imana nishimwe cyane. Ese njyewe hamamaye iki? Hamamaye iki? Ndakibaza muri iki gitondo, kandi niyezeho igisubizo. Ntawuzi igisubizo kundenza, ntawuzi ibyanjye byamamaye kurenza njyewe ndimo Primitive. Ntawubizi kundenza, ntawuzi ibyawe byamamaye, nawe urabizi. Ese ni iki gituma? Ese wabwirwa amagambo y'umugisha muri iki gitondo nk'uko Imana yavuga ati bakuntahirize rwose, uri gukora umurimo, urimo urubaha, urakiranuka mu byo ukora, mbese Imana iguha umugisha kubera ko kubaha Imana kwawe kwaramamaye. Ese umushumba hamamaye iki? Hamamaye iki muri paruwasi ushumbye, mu bakristo banye nabo, mu itorero ryawe hamamaye iki? Bishopu hamamaye iki? Muririmbyi wowe hamamaye iki? Muvugabutumwa hamamaye iki? Mukozi Imana hamamaye iki? Umugore harimo haramamara iki muri iyi minsi? Urimo uramaketinga iki ku isoko? Iri soko abagabo bamwe bageze mu isoko mburamumaro, rero barababwira ngo turagura ukuri. Baravuga ati ukuri ni kuba mu isoko mburamumaro. Baravuga ati twe tumaketinga ukuri. Biravuga ngo muri Yohana 8:32 muzamenye ukuri niko kuzaba batura. Baravuga ati twe turamamaza ukuri, turagura ukuri. Niba mutagufite ntago turi buhaye, ngo isoko riravurungana biviramo umwe no kuhagwa. Ndimo ndavuga ibyanditse mu gatabo k'umugenzi ka Mukristo. Njyewe nawe hamamara iki? Hamamara iki ku buryo abantu bavuga ati wow, ibintu ni sawa? Mu murimo wawe ukora mu buririmbyi, ese ashobora kuba hamamara yuko ubangamye, uvuga nabi, uri umunyamahane, uri umunyentambara, uri umusambanyi, uri umujura, uri iki? Ibintu nk'ibyo bitandukanye byaterwa n'icyo uri mu maketinga. Urimo uramamaza iki muri iyi minsi ya none? Ni ubwami bwa Yesu? Ni ukugaruka k'umwami? Aho uri ubwami buba buhari? Kuko iyo ambasada ari ahantu, narabivuze cyane, guverinoma iba ihari, ni umuvugizi ahagarariye gavumenti yamwohereje. Iyo ari ahantu guverinoma iba ihari. Twebwe iyo turi ahantu haba hari kwamamara iki? Ni iki tuba turi ku maketinga? Dushobora kuba dufite izina ry'uko turiho, ariko icyo turi cyo cyararangije gupfa. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo afite izina ry'uko ariho, ariko ari intumbi. Ni ukuvuga ngo arafite izina, ariko icyo ari cyo cyarangije gupfa. Ushobora kuba ufite izina ry'uko uri umukristo, ariko ubukristo bwe bwararangije gupfa. Noneho hakaba hari kwamamara icyo uri cy'uyu munsi wa none. Rero ijambo ryatubwiye ngo mbese yavuze ngo kuko aricyo gituma mbabwira ibyo ngibyo, kubaha Imana cyanyu, kumvira Imana kwanyu kwaramamaye. Hamamaye iki?
nicyo twarimo tuganiraho ngo mu bantu bose, ngo nicyo gituma mbashimira, ndabashimira ko kuba Imana kwanyu kwamamaye. Reka mbabwire muri iki gitondo, Imana ibaha umugisha, abantu abavuga butumwa, abanyamasengesho, abanyempano, abapasiteri bagenzi banjye, ababishops, abapotre, abantu bose abavuga butumwa, abantu bose batandukanye, abakristo muri rusange. Reka iki gitondo Imana itugirire neza, basi Imana ituvugeho ijambo, ivuge ati ndabashimira yuko kunyumvira kwanyu kwamamaye mu bantu bose, ndabashimira yuko mwabaririmbye mwe kumvira Imana kwanyu kwaramamaye, ndabashimira abashumba bene data yuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye, ndabashimira abavuga butumwa yuko kumvira, ndabashimira abantu, abana b'Imana abera yuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye. Umwuka w'Imana akatuvugaho ijambo nk'iryo muri iki gitondo, izina ry'Imana ryahabwa icyubahiro. Ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza, ari nayo teme twari dufitiye umunsi wa none, mukababaswa mu bibi. Kuba umuswa mu bibi biratangaje kumva umuntu bamuvuga ngo ariko umuntu ni umukaceri, ngo ni umunyabwenge koko, ngo ni umunyabwenge, ugasanga baravuga ubwenge afite nubwo gukata n'amakata, no gutwisha, no gukora mbese ni kamugi, ko gati umuntu ni kamugi pe, ni umunyabwenge, azi gucanga utuntu, azi gukora umuti, ukagira ngo barimo baramushima mu byiza, kumbe wimba fatire kugira gute gucanga utuntu nyine ku buryo unanirwa kumenya ni umukristo ni umupagani, akaba nyine no umunyabwenge muri ibyo ngibyo, mukajyana akaba yakugurisha muri kumwe amarenga uko avuga. Hari abazi kuvugisha amaso, hari abazi kuvugisha ibirenge, hari abazi kuvugisha amano, hari abazi kuvugisha intoki, amasayini atandukanye, mbese ugasanga ni umunyabwenge. Ntabwo ndi kuvuga kuba bana cyangwa se ku bakeneye gukoresha izo signs zitari amagambo kubera ikibazo bafite, oya, hari abantu nyine bazi gutya kwicijisha akamenya icyo avuze, yakorewe ukamenya icyo ibintu nk'ibyo, kandi biri mu manyanga, nubwo hari bishobora gukora neza ariko hari biba biri mu manyanga, ugasanga nyine umuntu ni umukaceri. Ariko Bibiliya iravuga ngo mubabaswa mu bibi, babaswa mu bibi. Nureba abantu biba uvuga ati aho ndi umuswa, ndemera ndayamanitse ndi umuswa. Nubona umuntu kariyeri y'ubusambanyi yarayigize umwuga, uvuga ati aha ndi umuswa. Nubona umuntu mwitiko ari umuhanga waryo, yataha ngewe rwose umva ibi babyize nasohotse rwose, ntago biba muri kariyeri yanjye. Nubona muri business abantu hari uburyo birimo bikorwa bitari mu nzira zo gukiranuka, uvuga ati aho ndi umuswa sinjya amenya uko ibintu bikora. Nubona ishyari riri gusenya ibintu, uvuga ati aho mu isomo ry'ishyari siniga ngo mfate. So rero Bibiliya iravuga ngo tubabaswa mu bibi. Iki gitondo ndakwifuriza kuba umuswa mu bibi, ndakwifuriza kuba umuswa mu bibi, gusa ukaba umuhanga mu byiza, ukaba umunyabwenge mu byiza, ku buryo umuntu akureba akavuga ati uyu muntu rwose iyo bigeze mu gufasha ni umunyabwenge, iyo bigeze mu kugwa neza ni umunyabwenge, iyo bigeze mu rukundo ni umunyabwenge, iyo bigeze mu guca bugufi ni umunyabwenge, iyo bigeze mu kuvuga neza ni umunyabwenge. Ariko iyo bigeze mu rwango, muri za mbuto, muri ya mirimo ya kamere, aho ni umuswa rwose. Mu ishyari ni umuswa, mu mahane ni umuswa, mu bintu byose ni umuswa, mbese bakwita umuswa. Iki gitondo hakora mu kazi uhinduka umuswa mu bibi. Nimba hari uburyo byagakozwemo nyine ibintu bikagenda kwa konti ngo niko system yubatse, bakwita umuswa muri ibyo ngibyo, muri iyo system usembamo. No longer cyangwa se niba warigeze uba mukavuga ati ntago nkiri muri iyo system. Reka iki gitondo ujye kuba umuswa muvandi, nuba ugiye no kuvuga uhinduke umuswa mu kuvuga nabi, ubu umunyabwenge. Imana idufashe cyane, iki gitondo yisabagira abanyabwenge. Imana ishimwe, aturinde kuba abanyabwenge mu bibi, aduha imbaraga zo gukora umurimo no gukiranuka muri byose no kwamamaza. Nishimye cyane kumvira Imana kwacu kwamamare mu bantu bose. Yesu nabagire neza, umwami Imana nabishimire, kandi Yesu akomeze abahesha umugisha mu byo mukora byose, kandi mugubwe neza muhaye muronke, ni mu izina rya Yesu, amen.